Ni Gicumbi News, ni Gicumbi Online TV, aho tukugezaho amakuru atandukanye, amakuru abavugwa hano mu Rwanda ndetse n'amakuru avugwa ku isi hose. Ahangaha rero tugiye kugaruka mu ntara y'Amajyaruguru. Hari inkuru irimo kuhavugwa, ariko mbere ko tuyiganaho niba utarakora subscribe, ukora subscribe kuri no channel yacu, ubundi ujye ubona amakuru akugeraho 5 kuri 5 turi bushakisha. Wowe gusa uzajya ushiduka kuri telefone yawe message kugezeho notification ikwereka amakuru tuba tugenda dushyira kuri no channel yacu. Nge nitwa Bizimana Desire. Tugiye kugaruka ku nkuru ivuga ko abayobozi 10 bakorera mu turere twa Musanze, Burera na Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru barimo bamwe mu banyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge, abashinzwe uburezi mu mirenge, bamwe mu bayobora ibigo by'amashuri n'abarwemezamirimo kuri ubu batawe muri yombi, aho bakekwaho ibyaha byo kunyereza ibikoresho byari bigenewe kubaka ibyumba by'amashuri. Agataho ngaho rero reka kumve umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Thierry avuga itabwa muri yombi ry'aba bayobozi ndetse anagaruka no ku byaha bakurikiranyweho muri rusange. Reka tumwumve mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru. Tariki ya 10 na 11 Gicurasi, RIB yafunze abantu 10 baturuka mu turere twa Burera, Musanze na Gicumbi. Abo bantu naba bakurikira: muri Burera hafunzwe Kagaba Jean Baptiste, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyeru, zirimo abagabo Dieudonné ushinzwe uburezi mu murenge wa Cyeru. Naho muri Musanze hanyurwa bake Theoneste, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nkotsi, Nduwayezu Joye ushinzwe uburezi mu murenge wa Nkotsi, Munyakabaya Majugu umuyobozi wa École Primaire Rugarika, Nzabonimpa François Xavier rwiyemezamirimo, Habyarimana Innocent directeur wa École Primaire Gataraga mu murenge wa Busogo, Karamaga Thomas akaba ari rwiyemezamirimo. Muri Gicumbi ni Harerimana Theogene umuyobozi w'ikigo cy'amashuri cya Groupe Scolaire Gaseke, ndetse na Butera Emmanuel ushinzwe uburezi mu murenge wa Mutete. Bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye birimo ruswa, gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu bwite, ndetse no kunyereza umutungo, aho bishyuraga abakozi babaringa, ndetse no kunyereza ibikoresho by'ubwubatsi byari byagenewe kubaka ibyumba by'amashuri mu murenge wa Cyeru, ishuri ribanza rya Kirambo mu karere ka Burera, urwunge rw'amashuri rwa Nyakinama ya mbere giherereye mu murenge wa Nkotsi muri Musanze, ibyumba by'amashuri abanza ya Gataraga mu murenge wa Busogo muri Musanze. Aba bafashwe bafungiye kuri station ya RIB ya Rusarabuye muri Burera, kuri station ya RIB ya Muhoza ndetse na Busogo mu karere ka Musanze, ndetse na station ya RIB ya Byumba, mu gihe dosiye zabo ziri gukorwa kugira ngo zishyikirizwe ubushinjacyaha. Baramutse babihamijwe n'urukiko, bahabwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarengeje imyaka 10, ndetse n'amafaranga y'ihazabu, amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro hagati y'3 n'5 z'agaciro k'umutungo banyereje. Ubutumwa itanga gukurikirana abantu barya ruswa ndetse n'abanyereza umutungo wa leta, umutungo wagenewe ibikorwa rusange, ni gahunda RIB ifite yatangiye mu minsi yashize kandi izakomeza kugeza igihe ibikorwa nk'ibi bizacika. Leta irashyira imbaraga mu kubaka ibikorwa rusange nko kongera ibyumba by'amashuri kugira ngo harwanwe ubucucike. Ntabwo bikwiye ko hari umuntu cyangwa hari abantu bagomba kubangamira gahunda nk'iyo nziza, gahunda nk'iyo ya leta ifitiye inyungu abantu rusange. Ubutumwa RIB bitanga nuko abantu bashinzwe gucunga umutungo wa rubanda bakwiye gukurikiza amategeko, bakirinda kuwukoresha icyo utagenewe cyangwa gushaka kuwikenuza cyangwa kuwukoresha mu nyungu bwite. RIB izihanganira ibyo bikoresho, ibyo bikorwa. RIB ntizihanganira ibyo bikorwa, ndetse yewe nta nubwo izagahoka na gato. Ntabwo amafaranga leta ishyira mu bikorwa nk'ibyo by'inyungu rusange
agomba kwiharirwa n'abantu bamwe cyangwa abantu bafite inyungu zabo bwite bashaka kuwukoresha mu nyungu zabo bwite uko babyumva. Ibi bintu ibikorwa nk'ibyo bigayitse bigomba guhashywa bigacika. RIB irasaba abantu bose rero ko bakwirinda ibyo bikorwa bya ruswa ndetse no kunyereza umutungo cyangwa kwica amategeko nkana yo gutanga amasoko ya leta, naho ubundi utazabireka amategeko azamushyira aho agomba kujya. Ikindi, niba hari n'uwaba yaraguye muri ibyo bikorwa byo kunyereza umutungo cyangwa byo kuwukoresha mu buryo utagenewe, arasabwa gutera intambwe akegera RIB, ndetse kuko bitinde bitebuka, aho wakwihisha hose, ibyo wakora byose, gusa ibimenyetso, icyo wakora cyose tuzakugeraho kandi uzafatwa. Tukaba dusaba abantu rero, dushimira n'abantu bagumye kugaragaza ubufatanye mu kurwanya ibyaha byo kunyereza umutungo no kurya ruswa. Turashima abantu rwose bagenda batunga agatoki aho ibyo bikorwa bibi bigayitse nk'ibyo ngibyo biri kubera. Murakoze. Umaze kumva umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry agaruka kuri bano bayobozi batawe muri yombi barimo na ba rwiyemezamirimo. Ngira ngo murabyumvishe, mu karere ka Musanze avuze ko hatawe muri yombi witwa Hanyurwa Bakete Honest, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nkotsi, hamwe na Nduwayezu Joye ushinzwe uburezi muri uwo murenge, kimwe na Munyakabayanjugu umuyobozi w'ishuri ribanza rya Rugarika, ndetse na Habyarimana Innocent uyobora ishuri ribanza rya Gataraga, ndetse n'abarwiyemezamirimo barimo witwa Nzabonima François Xavier ndetse na Karamaga Thomas, bose bamaze gutabwa muri yombi. Bumvishe ko mu karere ka Gicumbi hari umuyobozi w'urwunge rw'amashuri ya Gaseke witwa Harerimana Theogene, hamwe na Butera Emmanuel ushinzwe uburezi mu murenge wa Mutete. Ni mu gihe mu karere ka Burera ho umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyeru Kagaba Jean Baptiste, kimwe na Zirimwe Abagabo Dieudonne ushinzwe uburezi muri uwo murenge, nabo bari mu maboko ya RIB. Birumvikana rero ko nk'uko mwabyumvishe umuvugizi wa RIB bivuga, ntago RIB izihanganira umuntu ari we wese ushobora kuba yanyereza umutungo w'abaturage. Ubwo rero tuzakomeza kugenda dukurikirana ibyo bano baregwa, ndetse n'ibyo bazagenda bisobanuraho mu rukiko, aho bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye birimo ruswa, gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite, ndetse no kunyereza umutungo, aho ngo bishyuraga abakozi ba baringa, ndetse hakaza no kunyereza ibikoresho by'ubwubatsi byari bigenewe kubaka ibyumba by'amashuri. Ubwo rero tuzakomeza kugenda tubikurikirana. Wowe kanda subscribe ku Gicumbi News Online TV, wibuke no kudusura ku rubuga rwacu rwa internet Gicumbi News _CAO_RAWA. ujye uradusura no ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye, Gicumbi News kuri Twitter, Facebook, YouTube ndetse na Instagram n'izindi mbuga zose tugenda duhuriraho. Mukomeze mugire ibihe byiza. Nge nitwa Bizimana Desire.